Ni mu murenge wa Bumbogo mu mudugudu w'Ibirembo mu kagari Kangara ahagaragaye umurambo utaramenyekana umwirondoro, aho bamwe mu baturage bari ahagaragaye umurambo badutangarije ko bikekwa ko ari abagizi ba nabi bashaka kumwiba, bityo bikanarangira banamutwaye ubuzima cyangwa akaba yaniciwe ahandi bakamuzana muri uyu mudugudu w'Ibirembo yamaze gushiramo umwuka. Rero twanyuze mu gitondo tubona abantu bashungereye bari nka saa 12 gutyo. Natwe tuhanyuze tugiye kureba icyo bashungereye tubona n'umuntu wahaguye. Byo kuri ntabwo twamenye uburyo yahaguye, ntabwo tuzi niba hamwicaye cyangwa se bahamutaye. Natwe nibwo buryo twabibonye, nabwo buryo turahangaha. Mubonye saa 11 n'igice, saa 12. Ni amabandi yambura abantu kuko abantu bapfa naba bagerageje kwamburwa, noneho babura icyo bamburwa bakica ibyabo bakabijyana. Ibibazo turi kugira bitugwirira, ntabwo ibi bintu byo kuba bakwica umuntu ari ibintu bibera ahangaha, babikorera kure bakaza kwitwaza ahangaha kuko haba hatabona, bakaza kuhata umuntu. Ntabwo bibera ahangaha, nubwo hatabona natwe turahanyura ariko ntabwo bigaragara ko uno muntu yiciwa. Ahangaha mu Birembo haba hari abantu baba bari kunyura ahangaha nubwo haba hatabona. N'ubushize imodoka yaraje iparika ahangaha, ariko nza gusanga ari abana bari basinze bayigongesha igishitsi, ariko nje nari ndi guhita ngenda ndeba ko hari ikintu bataye aha, mbona nta kibazo kishize kuko ubushize be batoye umuntu haraye kugira ngo ni umuntu bahataye, bakurikirana bahita basubira mu modoka baragenda. Rero bigaragara aha hantu ibihabera ntabwo bibera aha, bitwaza ijoro babikoreye iyo ngiyo kure mu mazu yabo bakaza kubitwerera ahangaha muri iri shyamba. Ntabwo bibera ahangaha, bo baza ntabwo bamwicira aha, bamwicira ahandi bakaza kumutaha uko bigaragara, kandi n'undi wese niko yabibona. Umuntu nta hantu bamunigiye ngo ataka n'abantu batuye ahangaha, abantu baba bagenda ahangaha, abari n'abatura hepfo, hano haba umuzamu. Rero ibigaragara ntabwo uyu muntu yiciwe aha, bo bamuzanye mu modoka bashyira hariya bahita bongera barigende. Icyo nsaba nka leta, njye ntabwo ndasaba abaturage, ndasaba leta kuko leta ni abaturage. Icyo nsaba leta, turashaka umutekano w'aha hantu ugaragara, hakabona hagakinguruka, mbese hakanaturwa bigaragara ko haba abantu rwose. Nijoro uba ubona ari nko mu mwijima urenze ukwemera, no kuhanyura bamwe turahakwepa tukinyurira mu zindi nzira. Nibyo bibazo dufite ahangaha. Mu by'ukuri bikorerwa ahandi, bakabizana bakabitwerera hano, bibaye inshuro ya gatatu, sibyo? Kuko hano haba umuzamu, ntabwo bakicira umuntu hano ngo umuzamu abure kubimenya. Hano haba sitasiyo, haba hari n'abasekirite n'abantu baba bari kuri sitasiyo, na hano hari abaturage hano haruguru. B'ibintu baraza bagafata abantu bakabicira mu misozi, bakavuga ati kuva hano ari ahantu ho mu gihuru asa atari n'umucyo, ari umwijima, reka twe tuze tumutangaha abari bazamutoragura bajye kumushyingura. Gusa icyo twasaba ubuyobozi, nibahashyira umutekano bakazirondo, kugira ngo n'ejo hatazagira abantu bitwikira ijoro bakaza kuhata umuntu, ugasanga kibaye igitutsi muri uyu mudugudu no muri uyu murenge. Icyo nicyo twasaba ubuyobozi ko yabidufashamo. Bajya babona n'umuntu hacaracara bakamubaza impamvu hacaracara, icyo ari kuhakora, bikitirirwa twebwe, bikitirirwa umurenge wa Bumbogo, ugasanga ni twebwe tugiyeho igitutsi cy'uko abantu bicirwa i Bumbogo. Aha turi n'umurenge wa Bumbogo, kagari Kangara, umudugudu n'Ibirembo. Aha rero twanyuze mu gitondo tubona abantu bashungereye bari nka saa 12 gutyo. Natwe tuhanyuze tugiye kureba icyo bashungereye tubona n'umuntu wahaguye. Byo kuri ntabwo twamenye uburyo yahaguye, ntabwo tuzi niba hamwicaye cyangwa se bahamutaye. Natwe nibwo buryo twabibonye, nabwo buryo turahangaha. Ntabwo twabashije kugira ngo tumwitegereze, ariko nanone nkurikije ko nabibonye igihe ntabwo mbona ko yiciwe ahangaha. Ntabwo mbona ko yiciwe kuko
nta gikomere nta kintu, ubwo tutabashije kumwegera, ariko mbese buriya polisi wenda ishobora kubyitegereza ikaba yamenya ukuri kurusha uko twebwe twakumenya. Nabyo birashoboka kubera ko ahantu ntabwo ari shyashya, njye si n'ubwa mbere mbonye bihabera, ni ubwa kabiri, n'ubushize twigeze tuhabona nabwo umurambo wahaguye, nabwo nuko tutamenya amakuru neza ngo tumenye ngo niki cyamwishe, wenda polisi niba ibizi neza, ariko njyewe n'ubwa kabiri mbibonye. N'ibisambo byo hano biravugwa ko ari ibisambo, ariko njyewe n'ubwa kabiri mbonye umuntu wahaguye. Njyewe icyo nabasaba, nka muri metero wenda nka 50 uvuye hano hari poste rondo, nasaba ko poste rondo bayimura bakayishyira nk'ahangaha, nabyo hari icyo byamara. kugira amahoro Pacifique, nanjye uko bibonye niko mbibonye, ko hageze ngiye ku kazi barahagarika, abadamu bamwe hariya nibo bambwiye hano haguye umuntu, ubonye nka saa 11 n'igice, saa 12 bikunze kubaho mu gihe cy'impera z'umwaka, bikunze kwicwa kuva abantu, imirambo iza bakayiharambika, abandi bakabahicira. Ubushize bahiciye umuntu nko muri aya mezi, kuko bimaze kubyumva nk'inshuro enye, ntabwo nta mutekano. Ni byanze bikunze ni amabandi yambura abantu, kuko abantu bapfa ni ababa bagerageje kwamburwa, noneho babura ibyo bamburwa bakica ibyabo bakabura. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Bumbogo, Rugabirwa Deo, yavuze ko hagishakishwa icyaba cyateye urwo rupfu no gushakisha umwirondoro nyirizina w'uyu witabye Imana aho yaba akomoka. Natwe ayo makuru twamenye mu rukerera rw'uyu munsi ko hari umurambo tutari twamenye imyirondoro yawo hano. Tuza rero turi kumwe n'inzego z'umutekano kugira ngo dukurikirane tumenye ikibazo cyaba giteye. Kugeza ubu rero nk'uko mubibona turi kumwe na RIB na polisi, turacyarimo dukurikirana ikibazo, ntituranamenya imyirondoro ye nyirizina kugira ngo iperereza rikomeze, hashakishwe no kumenya impamvu z'urupfu. Ibyo nabyo biracyari gukeka, kuko no kumenya umuntu wo muri uyu mugabo cyangwa se ko inzego zifitiye uburenganzira kugira ngo tumenye ngo ninde no kureba ibyangombwa bye nibwo zihageze. Ubwo bivuze ngo RIB nirangiza gukora akazi kayo nibwo tumenya nyirizina ngo n'uwo ashobora no kuba bamukuye hano nk'uko bivuga, cyangwa ashobora kuba ari no mu mudugudu wundi wa hafi, ntiturabimenya, ariko mu kanya gato turamenya amakuru yose. Muri rusange umutekano wifashe neza, kuba umuntu yapfuye nyine ni ikibazo kiba cyabaye, ntawavuga ko umutekano utahungabanya, ariko muri rusange umutekano usanzwe wifashe neza. Umunyamabanga Nshingwabikorwa yakomeje avuga ko icyo basaba abaturage ko ari ugutangira amakuru ku gihe no gukumira ikibi mbere y'uko kiba. Abaturage cya mbere basabwa gutanga amakuru ku gihe kugira ngo dukumire icyaha icyo ari cyo cyose. Gutanga amakuru ni ingenzi, umuturage we wese agafatanya n'inzego izo ari zose kugira ngo tubashe gukumira, aho kugira ngo tuze dutabaye ikibazo cyamaze kuba nyinshi. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru, twe tutaramenya umwirondoro nyirizina w'uyu murambo cyangwa ngo hamenyekane icyaba cyateye urwo rupfu, mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwari rukiri gukora iperereza ku cyaba cyateye urwo rupfu aha mu Birembo. Mu gihe hagira icyamenyekana, twaba twabigarukaho mu makuru ya Cita.